Hello once again nanone nagarutse naje kugira ngo tugende twiganirira. Ni mu biganiro tugenda tukugezaho, wibuke neza ko hano tugenda tukugezaho amakuru y'abastari, ibyamamare, yaba abakiriho abitabye Imana ariko ukifuza kumenya amakuru yabo ukamenya aho yakura. Ahangaha rero iyi channel niyo mpamvu twayizanye kugira ngo tujye tugenda tukugezaho amateka y'abastari ubugenda wifuza kumenya. Reka rero nkubwire ngo uyu munsi nazindutse rwose kugira ngo ngende nkugezaho amateka ya Bijiyobija, umwe mu bakinnyi ba Comedy Nyarwanda umaze kugenda amenyekana yigarurira imitima ya benshi. Reka mbanze nguhe ikaze ugeze hano bwa mbere, wibuka gukanda subscribe. Ikaze. Amazina yawe ababyeyi bakwise ninde? Uravuga cyane rero kuko twe kwarahenengeye ntabwo ncumva. Amazina yawe bwite ni ninde? Ni Bijiyobija geregwari. Bundi uyu nguyu yamenyekanye ku mazina nka Bijiyobija. Uyu nguyu ni umukinnyi wa filime nyarwanda wamenyekanye cyane ku mazina nka Bijiyobija nkuko nari maze kubikubwira. Uyu nguyu rero akaba agenda atangariza itangazamakuru, ibinyamakuru bitandukanye ibijyanye n'ubuzima bushariri yanyuzemo ubwo yari akiri muto. Uyu nguyu nyine avuga ko yakuze ari ipfubyi. Bijiyobija ni umwe mu bakinnyi ba filime nyarwanda ukunzwe cyane muri iyi minsi bitewe n'ubuhanga bwe bwo gukina mu isura y'umuntu usa n'umusaza kandi akiri muto. Gusa mu biganiro uyu nguyu Bijiyobija agenda atanga nyine ku binyamakuru bitandukanye, agenda avuga ko ari umugabo wubatse ufite umugore n'abana nyine batuye hariya muri kariya karere ka Musanze, ari naho uyu nguyu Bijiyobija yavukiye akaba ari naho yakuriye. Mu kiganiro uyu nguyu Bijiyobija aherutse gutanga kuri YouTube channel ya Chita Magic, Bijiyobija yagiye avuga ko afite umuryango ndetse n'abana nyine bakaba batuye hariya muri kariya karere ka Musanze nkuko nagiye mbikubwira, ni mu ntara y'Amajyaruguru. Bijiyobija yavuze ko yakuriye mu buzima bukakaye bubi cyane, nta mubyeyi n'umwe afite. Urumva ko ni ibintu bitari byoroshye, ndetse uyu nguyu avuga ko ari ibintu byari bikomeye cyane ubwo yari umwana afite imyaka 5. Ibaze nawe. Bijiyobija angaha yagarutse ku munsi yari yagiye gusura nyina wabo, hanyuma avuga ko umwana wa nyina wabo nyine yahamagaye nyina, hanyuma nawe nyine bituma atekereza ababyeyi be. Niko kwa gutangira kubaza mama wabo ati, ese nanjye mama wanjye na papa wanjye bagiye? Hanyuma nyina wabo amubwira ko bagwenyereye cyangwa se bitabye Imana. N'amagambo yagiye avugana agahinda kenshi ubwo nyine yari ari hano kuri Chita Magic agira ati, numvise umwana ahamagara nyina ati mama, numva nanjye nekereje kuri mama, nibuka uburyo nta babyeyi mfite, bityo bituma mubaza ese nanjye bagiye? Hanyine avuga ko nyina wabo yamusubije ko bagwenyereye cyangwa se bitabye Imana. Uyu nguyu Bijiyobija yakomeje avuga ko kandi hari ubwo yabayeho mu nzara nyinshi cyane yendaga kumwica nyine ari ipfubyi, kandi ibingibi nyine yabinyuragamo ari umunyeshuri yigaga mu mashuri yisumbuye. Ariko nsubiye inyuma gato nakubwira ko uyu nguyu Bijiyobija nyine yavukiye hariya mu karere ka Musanze, niho yize amashuri abanza, hanyuma ayisumbuye ayiga hariya nyine i Musanze kuri GS Muhoza ya mbere, ari naho yasoreje amashuri ye. Uyu nguyu nyine Bijiyobija akomeza agira ati, ikindi gihe inzara yaranyishe, kandi ubwo icyo gihe nari ndi mu ishuri nibana kujya ku ishuri bikananira, hanyuma ndetse nanajyayo abayobozi b'ishuri bakambwira ngo amafaranga yo kurya arihe, ibintu nyine byabaga bigoye. Bijiyobija avuga ko abagira neza bagiraga gutya bakamuha udufaranga duke yabashaga kwishyura ibyo kurya ku ishuri,
ariko akatanga make maze ayandi akaza kuyifashisha mu rugo kugira ngo abone agasabune akaraba agiye ku ishuri. Akomeza agira ati nabayeho mu buzima bugoye aho namaraga iminsi 2 ntarya kandi ndi kwiga nanibana. Yavuze ko bwari ubuzima bukakaye bugoye cyane aho abayobozi bajyaga bamusohora mu ishuri bamubaza amafaranga yo kwishyura nyine minerivare hariya kuri GS Muhoza ya mbere. Reka nkubwire ngo rero kugeza ubu ngubu Bijiyobija akaba ashimira Imana avuga ko ubuzima bubi yanyuzemo azaharanira kugira ngo abe ntibazabunyuremo. Ikindi kandi uyu nguyu Bijiyobija avuga ko yemeza ko ubuzima bwo kubaho mu bupfubyi ari ubuzima buba butoroshye kubera ko nyine uba wimenyera buri kimwe cyose nta numwe ukuri inyuma. Mu kiganiro Bijiyobija yagiranye na Kigali Today Keti Radio yavuze ko ubu ngubu ubuzima bumeze neza mu rwenya rwishi agira ati ubu views zirimo zirakora akazi urabona ko ntangiye no kuzana akabiri. Gayo ngukora n'ibiganiro agenda atanga ubuhamya nyine avuga uburyo ki yabaye mu buzima butoroshye yibana nk'ipfubyi kandi ari n'umunyeshuri. Bijiyobija rero ni umwe mu bamaze kugenda bigarurira imbuga nkoranyambaga. YouTube channel ye ikaba imaze kugira abayikurikira cyangwa se aba subscribers 220 birenga. Urumva ko rero navuga ko views ziri mu kazi rwose ntago ababeshye. Reka rero dukomeze kumwifuriza guhirwa muri buri kimwe cyose maze akomeze agenda atugezaho entertainment. Murabizi ko comedy ze rwose waba urakaye ukimara kuyireba ugorora imbavu maze ukishima ukirengagiza buri kimwe cyose cyakubayeho. Reka rero nkubwire ngo nanjye reka mbe amakuru kuri Bijiyobija nagiye nkutororokanyizanya cumbikire hano nkubwira ngo tubane mu biganiro bikurikira. Urabizi ko hano na amakuru y'abastari amateka yabo ibyamamare hano uzajya ugenda uyasanga. Wakoze cyane ukomeze kugira weekend nziza.